abera niba bakiranutse bari gusenga abanyabyaha bakabona umugisha, igihe abakiranutse batabonye uko basenga, abanyabyaha bazagerwaho n'ibibazo. Uburwayi buzaza, ibyorezo bize, kuko uruzitiro rwamaze kuvaho. Reka dusenge. Uruzitiro ni amasengesho. Imvura ni umugisha Imana iha abantu bayubashye. Inkike ni uburinzi. Ko abantu nagiriye neza Abanyarwanda, nkagirira neza bari hanze y'u Rwanda, nkabagirira neza, nkabahereza ubutunzi, nkabahereza kujya mu Bushinwa, nkabahereza kujya mu Dubai, nkabahereza gucuruza amashopu mukayagira, mukagira amabotike, kandi mukagira imyenda y'abageni, abandi nkabakura muri rigori, mwaraga muri rigori nkabaremera ubuzima. Ubuzima ni iki nawe kure nari nkwiye kugira ngo munkiranukire, ko nari mbirya ko muzera imbuto mukanyiranyukira, ni iki nari nkwiye gukora ntakoze. Mu gihugu cy'u Rwanda ije gutanga konji, ije gukora icyo bita shanjoma. Mu Burundi ije gukora tanga konji, ije gukora icyo bita shanjoma. Muri Kongo ije gutanga konji, ije gukora icyo bita shanjoma. Yarambwiye, imaze kumbwira icyo kintu ngo nze ngitangaza, ko ngiye nta kintu naza gutangaza nta gisengeye, banze menye byari ngo nze mbwira abantu ngo nibwo amagare yaza menshi, kandi aya magare aje noneho yikubye ubwinshi mwabonye. Iri rimwe n'iryikiriro, ni iryo kwihana ibyaha, iri rimwe n'iryo gutinya icyaha, kuva mu byaha ukirinda icyaha ugahunga icyaha. Twaranyazwe, yemwe twaranyazwe, n'ukuri twaranyazwe, yemwe twaranyazwe, n'ukuri twaranyazwe, yemwe twaranyazwe. Satani yaraje aratunyaga, atunyaga icy'agaciro. Twaranyazwe, n'ukuri twaranyazwe, yemwe twaranyazwe, n'ukuri twaranyazwe. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Iramiro TV. Rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira, umwami w'amahoro nkunda kwirahira, ndavuze nti abaha umugisha, abatera iteka, abasangiza itetu, urusogo rw'umuteto w'ubutoya rubatembe amatama yombi, kandi mugire ishya n'ihirwe. Nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza. Navuga nti Uwiteka abahire muri byose. Rero twakiriye uyu mukozi w'Imana, ntekereza ko mumaze kumumenyera, ntekereza ko atari ubwa mbere mumubonye, ariko ngiye kumuha umwanya atangire abibwira n'abasuza mu izina rya Yesu Kristo. Karibu umukozi w'Imana. Ndabashimiye cyane abantu mukurikira Iramiro. Imana ibampere umugisha. Murabizi ko dukunda kubanaho, kireka mbonye ari ubwa mbere. Amazina yanjye ni Ntakirutimana Elia. Hanyuma ndi umugabo, mfite madamu n'abana babiri. Icyo bukoze ndacyari umukirisitu. Aka kantu nkunda kukavuga ngo ndacyari umukirisitu, kuko ari igihe ushobora kuvuga ibi bintu utagira umukirisitu. Misi yashize nari ndi kuri cana imwe, narababwiye ndababwira ngo hari umuntu atubwira ko ari umukristo ariko yaraguye mu mutima. Kugwa kwa mbere ni mu mutima. Yesu yabwiye abantu, ntago ndasenga nyine bari banyakine nko kwivuga. Yesu yabwiye abantu aravuga ngo muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu yaka. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka 12:35, muhore mukenyeye. Impamvu ni iyi, ko yarabonye bambaye, none akavuga ngo ntibahore bakenyeye. No kubera iki? Nuko ari igihe umuntu ashobora kwambara kositimu nziza, akambara mwerishe nziza, akambara ibubu nziza, ariko adakenyeye mu mutima, yambaye ubusa. Imana yamureka ibona yambaye ubusa nubwo yambaye. Rero ndagenda cyane umukirisitu. Nteranira mu mutima, cyakoze idini mbarizwamo ni idini rya Deberi. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ndumva kireka munyamakuru niba ari ikindi yambaza, ariko ndumva narigize ngo dusenge, kireka niba ari ikindi wambaza. Ariko hari ikintu utigeze tubwira hano kuri icano, nubwo wenda wagiye utambukaho kenshi. Ndashaka kukubaza, ubundi mu by'ukuri kugira ngo wisange mu by'uru rugendo rwo gukizwa, utubwiye ko wakijijwe ni byiza, ariko hari igihe umuntu abivuka wenda agasanga se ni pasiteri, yajya kubona akabona wenda nyina ni diakoni, cyangwa se hakaba ari nk'umuntu bahuye akamubwiriza bikaza gutuma akizwa. Mwebwe kugira ngo mwisange mu gakiza bimeze gute? Yewe nijya kuvuga ngo nisanze nkijijwe, wenda abantu benshi batabantera amabuye, ariko ukuntu nisanze ibintu by'agakiza, njyewe imyaka yanjye mu buto ntabwo nayipfushije ubusa. Hari abantu bapfusha iminsi yabo ubusa ngo bari gushaka ubuhamya. Gusa nabwo buhamya nabwo ni bwiza, ariko ushobora gushaka ubuhamya, ushobora kwanga gukizwa mbere ukakizwa nyuma, ukazaza ufite ubuhamya ariko butari bwiza.
niba uje ukatubwira ati njye narasambanaga ariko narwaye sida, urumva ubwo buhamya ntabwo ari bwiza. Nabaza uvuga ati njye naribaga ariko urabona nakijijwe ariko ufite ukuboko kumwe, ntabwo ari byiza. Urumva ni ubuhamya ariko ufite ingaruka z'aho wabaye. Njye nakinginga abantu nkababwira ngo nibaza hakiri kare batarabona n'ubwo buhamya, kuko simwa ngo uzi Imana yaguciye amaguru cyangwa yaguciye amaboko cyangwa uri impumyi, yageze hakiri kare. Hanyuma njye navutse nsanga mama senga, cyakoze papa ntabwo yasengaga, nakuze nyine kuko urumva sinzi igihe papa yakirijwe. Papa wanjye mama yajya ambwira ko yigeze yakizwaho, ariko nakuze nsanga mwa gacopa, bongeye bankubitiraga kujya gusenga no kubatizwa. Njya kubatizwa baje kundabona nihishe rwose njya kubatizwa. Icyakoze naje kugenda mbyiyumvamo ibintu by'agakiza, urumva ko nta gihe cyane nigeze mpfusha ubusa. Nubwo nagiye kubatizwa nyine ntabishakaga, numvaga ari ibintu nyine bisanzwe, ariko nza kumenya ko burya maze kubatizwa nubwo namenye ko bya bintu hari by'umumaro. Bampatira ko bajyaga bamfurira imyenda nkayita mu kitabo kugira ngo najya gusenga. Urumva mbona baga muri korali ya Code Dimanche y'abana. Hanyuma nje nta bintu bye byahanze, cyakoze ya miruho y'isi, gukubitwa inzara, wenda kuba bagucumbikira, kubahura n'ibihe bikakaye, byo ndabizi, ariko nisanze nakuze nsanga ndi mu gakiza. Niyo cyo nagusubiza. None Imana ishimwe cyane kuba warisanze mu gakiza, ni byiza. Ese ko mu rusengero tujya tugira abantu bafite impano zitandukanye, hari abaririmbyi, abavugabutumwa, abahanuzi, abanyamasengesho, mwebwe impano Imana ibashoboza gukora nizi? Impano idashoboza gukora ni byinshi. Impano y'ubuhanuzi hari igihiza, ni impano hari igihe ikora, nubwo nyine bavuga hari ahantu nyine rimwe na rimwe tujya ntibyemere, ariko hari igihe rimwe na rimwe impano y'ubuhanuzi mfata bitewe n'aho turi kandi bitewe n'icyo Imana ishaka ku bantu. Icya kabiri, ndi umuhanzi, mbona no kubwira abantu ko mfite indirimbo nshyashya nshaka kuzashyira hanze. Nizirimbire rega ndaje mbahe indirimbo muhumure, iravuga ngo nimwiyane kandi mube maso, ko mutazi umunsi Yesu azaziraho. Ubwo urumva ndi umuhanzi, simbacishirijeho. Kabiri, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu mu ijambo ry'Imana. Hanyuma icya gatatu, ndi umunyamasengesho, umwinginzi. Bura nakwingingiye hari ibintu byemera Imana, iyo Imana ibyemeye hari igihe ninginga rwose, kuko bura kwinginga, burya ijambo ryitwa kwinginga, impamvu bavuga ngo ni ukwinginga, nyine uba winginga, mu kwinginga akaza kuvamo umwanzuro mwiza. Mwibuke ko wa mupfakazi wajyaga ahora yinginga ngo wa mucamanza utarubahaga Imana ntite no ku bantu, ngo yaramwinginze. Umucamanza utarubahaga Imana ntite no ku bantu, aravuga ngo nubwo ntabaha Imana sinite no ku bantu, ariko kuko nduhishe ndamugirira neza, ndamurengera kugira ngo atazongera kundushya. Vuga ngo mu kwinginga avamo ikintu cyitwa guhabwa. Hari igihe winginga ugahabwa n'ibyo utari guhabwa, hari igihe winginga n'imiryango ifunguka yari ifunze. Rero ndi umwinginzi. Ikindi, ngira impano nyinshi zo gukiza abarwayi, ndazigira buryo, zo kwirukana abadayimoni. Ni byinshi. Impano Imana igeze imbwira ngo impaye impano 12. Izo mpano mbona niba zatangiye gukora, cyakoze mbona zenga rimwe na rimwe nkabona ibintu biremeye ariko ubwo izo mbaje bishije kuba nababwira nizo niziho nkoresha. Imana ibamugisha. Ndumva rero noneho ibikorwa biraza kuruta amagambo. Reka tukwakire utugeze icyo Imana kize ku mutima wawe ukoresheje izo mpano yaguhaye, nta bindi. Urasenga Imana noneho uhita utugezaho icyo Imana kize ku mutima wawe, nta n'ibindi ndaza kwirwa mvuga. Karibu umukozi w'Imana. Mana tugushimiye ku bw'ineza yawe, tugushimiye kugira neza bugacya bukira. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo iki? Ryaratubwiye ngo ukunda abantu bagukunda, kandi odame na sifo nedrai pela sifo eda sifo ego las men. Ukunda abantu bagukunda kandi abantu bagushakana umwete bazakubona. Zaburi ya 91 niyo yavuze ku 14, niyo yavuze ngo kuko wamenye izina ryanjye nzagushyira hejuru, kuko wakunze gukiranuka nzagushyira hejuru, kuko wamenye izina ryanjye, kwanze ubugome bw'isi uzanyambaza nanjye ngutabare. Haleluya, Imana ishimwe. Abantu tujye kubana muri uyu mwanya w'iri jambo ry'Imana, wimema no metefo eda sifo nedra.
muri kamara kanya ka message ngwino ubane natwe nuvugane natwe kandi unyemere umuntu ugiye kumva yumvire imbaraga z'Imana zimanukire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti upfa mu kazuka amen. Hanyuma Imana ibaho umugisha, tugiye kubana kuri channel yitwa Iramiro. Utarakora subscribe wayikora, ugasangiza abandi, share, comment, like, hanyuma ugatera ugasangiza abandi kwijambo ry'Imana, Imana ikaguha umugisha. Murakoze. Hari message nzanye kubwira abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Imana ari bantumyeho kugira ngo nze mbabwire iki cyigisho ari nkunda kukibwiriza, ariko ntawe nyamenyera iby'Imana. Iyo umwuka w'Imana mpase kuza kuvuga ikintu ndaza nkakivuga nkuko yabimbwiye. Hanyuma tugiye kuganira kuri iri jambo Imana ibantumyeho, abari hanze y'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko intumye ku bihugu bitatu harimo Burundi, u Rwanda na Kongo. Imana rero duhana umugisha. Ibyo bihugu uko ari bitatu nje kubibwira message Imana ibampayeho. Yesu ashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuze tuvuge message. Hanyuma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 5 murongo waho wa mbere havuze ngo iki? Haravuze ngo reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanje yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe mwabaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize ngewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwononwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Israheli n'Abayuda n'insina yishimiraga yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma nzanye message nzanye niyo kubwira abantu ko Uwiteka yigarukiye mu rutoki rwe. Uwiteka yiziye mu rutoki rwe, aje kureba ko ruri kwera. aje kureba ko ruri kwera uru rutoki. Hanyuma Uwiteka rimwe na rimwe yagiye kuza, cyangwa se Imana igiye kuza kureba nuko ibifite ibyije kureba, kandi ibifite impamvu ibije kureba ni iyihe? Nuko hari ababa bayitabaje ngo izirebe. Imana ntago yaza kureba idafite ibyije kureba. Ijambere ije kureba ko uru rutoki yari yarateye. Imana naje gusanga Imana ari nyembabazi cyambere. Icya kabiri, Imana itinda kurakara. Icya gatatu, irakaye ibirakaye. Icya kane, Imana irica. Icya gatanu, irakiza. Rero abantu bamaze iminsi batubwira ko ari Imana igira neza gusa, ari Imana ikiza gusa, ariko ntibaturengeje ko ari Imana yica. Yesaya Imana imutuma ku Bisirayeli, ntabwo Abisirayeli bagihari. Yesaya ni ngewe Imana itumye, ibantumyeho. Yaramubwira ngo genda umbwirire abantu, ubambwirire ngo nimwumve indirimbo y'umukunzi wanjye.
Uwiteka yateye urutoki, amaze kurutera arushyiramo agafumbire. Niba Imana yarigiriye neza, yarigiriye neza abantu yavuganye nabo. Uzi ko hari igihe Imana ishobora kugira neza igihugu, ab'igihugu abenshi ari abapagani, abakiranutsi ari bake, ikagira neza igihugu kubwaba abakiranutsi basenga Imana. Hari igihe Imana igirira neza igihugu, igira neza sosiyete, igira neza kampani, igirira neza imishinga bitewe n'abakiranutsi bake bari muri iyo kampani cyangwa bari muri icyo gihugu. Kubw'uko basenze Imana ikabona amasengesho yabo, bigatuma ineza y'Imana iza kuri ba bantu, nubwo batari bakijijwe, nubwo bari abanyabyaha, ariko Imana ikabagirira neza, ikabaha umugisha ku bw'abo bakiranutsi barimo nubwo ari bakeya. Rimwe na rimwe iyi Mana iri domesifo, iyi Mana naje gusanga ku bwa Sodomu, Imana ngo yabwiye Aburahamu namubwira ati noneho ngiye kuharimbura Sodomu, ndabona hakabije rwose, ngiye kuharimbura. Aburahamu arabwira ati ariko ubonye senkane abantu 50 burani waharimbura? Uwiteka aravuga ngo kubwabo 50 sinaharimbura. Ngo barabura muri Sodomu. Hari igihe babura misi n'imibiri kugera ku bantu ikabakamura, igatuma abantu amatabaza azima, igatuma mbese iyi misi n'injyana n'ingora abagenzi iri gutuma abantu baba mu byizerwa. Ariko uyu muntu uva mu byizerwa kubw'iminsi ikomeye yamugezeho, uyu muntu ntago ari umukirisitu. Ubundi ahubwo wari wishe mu bakirisitu, kuko umuntu wamenye Imana yaramize Imana nta kizimye tabaza rye. Uyu muntu wamenye Imana ntago acogora mu minsi mibi. Uyu muntu wamenye Imana arakomera, no ku munsi mubi arakomera, no ku munsi mubi avuga Imana, no ku munsi mubi ahamya Imana, no ku munsi mubi arahimbaza, no kudema odasi, no ku munsi mubi ahamya Yesu ko ari umwami. Haleluya, aramuhamenya. Gihe kimwe umukobwa umwe, reka mbabwira aka gakuru kamwe, gihe kimwe umukobwa umwe bayemwe yari umukirisitu, n'undi yari umukirisitu. Birangije nuko baza guca ahantu, basanga abagizi ba nabi. Barababwira ati kugira abagizi ba nabi ari abagabo nyine babateza kugira ngo niba ari test Imana ari boherereje ntago mbizi. Ubu Imana yazanye icyo bita test, iri gutestinga abantu irebe ko bahagaze mu byizerwa, kuko benshi bita abasirikare atari abasirikare. Biba ngo ba Yesu, ko muri imya yavuze ngo turabasirikare benshi bogejwe mu maraso ya Yesu. None rero hari abantu Imana irimo itarininga ireba ko kuko nyine mva ngo nabakirisitu rero kuko bagihagaze muri ibyo by'ubukirisitu. Kuko hari igihe uzuka tubeshya ngo uri umukirisitu kandi uri muri soma gake, uri mu manyura amazi. Hari igihe uzuka tubeshya ukazuka himbaza ukatwara nyine ngo bira, kandi abakobwa baramaze muri karitsiye, ufite amadeni wakambura inzu bayemo, wambura ba nyir'inzu, ugacunga nijoro baryamye, ukabyuka ukagenda ukabambura, nawe ugeze ukabambura, aho wikopesheje hose ugenda uhambura. Uri umukirisitu? Ntabwo uri umukirisitu, cyakoze wiyitirira ubukirisitu. Niba uri umwambuzi, nta mwambuzi uzajya mu ijuru. Reka nta mwambuzi uzarijyamo. Umwambuzi ntabwo azigera akandagira mu bwami bw'ijuru, ndabarahiye. Mbatumweho ngo Uwiteka aje kwirebera mu rutoki rwe ko ruri kwera imbuto ashaka, kuko arwiringiyemo inzabibu. Arwiringiyemo inzabibu. Abakobwa bagera kuri abo bagizi ba nabi, umwe baravuga ati umuntu uri butambuka usomye kuri iyi byeri niwe turi bwihorera akigendera. Umukobwa wa mbere baraje ahita yigotomera, aravuga ati njya ngo munyice n'agakiza nakarambika ariko nkibonera ubuzima. Ariko ikibazo reka mbabwire, Yesu yaravuze ngo uwica umubiri ntimukamutinya, ahubwo muzica muzatinya umuntu washaka kwica ubugingo. Bundi ubugingo nibwo buhenze, kuko uzi gupfa ugapfa urupfu rw'iteka ryose. Ubu dufite abantu bazapfa urupfu rw'iteka ryose.
dufite abantu bapfuye muri iyi si, kuko Bibiliya yaravuze ngo ntacyo, reka ndashaka kuvuga amagambo, ntacyo, reka turekeraho. Ariko hari abantu bazapfa bagapfa urupfu iteka ryose. Yesu aravuga ngo mutinye abantu bica ubugingo, kuko ubugingo nicyo kintu gihenze. Ubugingo ntabwo wabugura, ubugingo ntaho waburangura, nta supermarket babugura mu bugingo. Ubugingo nta shop buranguramo, ubugingo nta duka babuguramo. No mene tostifo, ubugingo nta botike babuguramo. Ni ukuri ko Imana bara nta ubugingo nta hantu babugura. Reka mubiri bundi ni ubutaka, buzasura mu ndi butaka, niko umwanditsi yavuze. Salomo aravuze ngo ntimuramutemuka utumurwa n'umuyaga. Abantu benshi gusiga umubiri bakawusiga bakawunageza, ariko reka mbabwire, wawusiga utawusiga ni ukuri mubiri uzabora pe. Icyaba cyiza ni uguharanira gushaka kuba mu bugingo, kuko ubugingo ntabwo babusengera, ubugingo burakorerwa. Abantu benshi bakujya mu masengesho abanyabyaha ngo bafite ubugingo. Nta bugingo ufite, ubugingo burakorerwa, ntabwo babusengera. Ubugingo ni ukwirinda ibyaha, ni ukuva mu byaha, ni ukuva muri ubwo busambanyi, ni ukuva muri ubwo businzi, ni ukuva muri ubwo bujura, edopitarasima, ni ukuva muri ibyo bibi wari urimo. Ntabwo ubugingo babusengera, barababeshya, barabashuka ngo Yesu yarabirangije. Ntabwo ko yabirangije ubundi, ariko mwami Yesu we Yesu ntabwo yabirangije. Hasigaye uruhare rwawe. Urwo yararutanze, ariko akina uruhare rwawe. 99 ni ya Yesu, rimwe n'iryawe 99 ni ya Yesu, ariko rimwe n'iryawe. Iri rimwe n'iryikirero, ni iryo kwihana ibyaha. Iri rimwe n'iryo kutinya icyaha, kuva mu byaha ukirinda icyaha, ugahunga icyaha. Yesaya aririmba ngo nimwumve maririmbire indirimbo y'umukunzi wanjye. Nateye urutoki n'irijya ko rizera inzabibu, none rurabe mu cyarwera indibu. Ngo umukwara Yesaya, Imana imuga ngo genda umbwirire abantu. Babwira ngo ndababaye cyane, kuko nateye urutoki ninjye ko ruzera inzabibu, none rweza indibu. Nimwumve aravuga ngo nimunyize, ko abantu nagiriye neza Abanyarwanda, nkagirira neza bari hanze y'u Rwanda, nkabagirira neza, nkabahereza ubutunzi, nkabahereza kujya mu Bushinwa, nkabahereza kujya mu Dubai, nkabahereza gucuruza amashopu, mukagira amabotike, abandi mukagira imyenda y'abageni, abandi nkabakura muri rigori, mwaraga muri rigori nkabaremera ubuzima, abandi nkabaha amasura meza, abandi nkabaha ubuzima. Niki ntabakora nari nkwiye kugira ngo munkiranukire, ko nari mbirigirana ko muzera imbuto mukanyiranukira. Niki nari nkwiye gukora ntakoze nkibakorere. Pelasima odas. Imana ifite agahinda, Imana ifite agahinda. Yesaya aravuga nimwumve, umva itangazo ntangaje. Aravuga kuko narutabiriye nkarwira inyamakuru zera inzabibu, none rukaba runtengushye, nirwera inzabibu rikwera indibu. Nimwumve icyo ngiye gukora Uwiteka, ngiye ngiye kurusenyera uruzitiro rwarwo. Icyambere ngiye gukora uruzitiro, uburinzi narushizeho, ngiye kubukura uburinzi. Icya kabiri nimwumve, icya kabiri ngiye gukora Uwiteka, ni Uwiteka, ni ijambo ry'Uwiteka ryabitubwiye. Icya kabiri ngiye gutegeka igicu nicyo ngiye kugwisha imvura, rukakare, niba ruhinga ntirwere. Rubango cya gatatu, inkike nari narashizeho nazo ndazisenya. Uru rutoki ruzanyukwanyukwa, ruzeramo imifatangwe. Nirumara kweramo imifatangwe, umuntu wese umese n'umugenzi azarucamo runyukanyuke, ruzagera ubwo rwuma. Iri jambo ratubwira ngo nuko Yesaya abwira abantu bavuga ngo uru rutoki ni Abisiraheli. Imana yagiriye neza, izi ko bazaba mu maro, izi ko bazayikiranukira, none barayigomeye, bigiriye mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko Uwiteka aravuga ngo nari nzi ko mbiringiyemo guca imanza, none imanza zibera nta ziri muri bo. Aravuga ngo nari nzi ko nari mbingiyemo gukiranuka, none mbasanze mu murongo bidahwanye n'ibyo mashakaho. Uwiteka aje gusenya uruzitiro. Kabiri, arahagarika ikirere, nicyo ngiye kugwisha imvura. Gatatu, arasenya inkike. Uwiteka aje gukora icyo bita shanjoma. Nimbivuga abantu babyumve, shanjoma. Uwiteka aje gukora shanjoma. Misangaruka kugira ngo ntange message. Ndashaka gusengera aha ngaha, nawe ushaka kuvuga byinshi, mvuze dukeya. Ku muntu ugiye kugomera Uwiteka,
ni ukuri nta kizamubera cyiza, azahinga byange kwera, nacuruza hombe. Ku muntu ugiye kuba kure y'Imana, impamvu tukiri kubona ibyiza biza, tukiri kubona ineza y'Imana iza, tukiri kubona dufite umugisha, nuko Imana yari iri muri twe. Ariko egare kugenda, egare gutakaza umugisha, egare gukora ibyaha, egare Imana kuva muri twe. Ku Imana ibwiye Abisirayeli ngo mashyizeho uburinzi, mashyizeho korotire, ndi kumwe namwe, nuko bakiri kuyumvira. Iyo wanze kumvira Uwiteka, Imana irigendera. Abarozi bakaza, ababarwanya bakaza, batarwa bakaza, Imana ije gukora shanjoma. Kabiri, ije gutanga konji. Yari itaratanga konji, bira n'ibiruhuko yari itanze. N'ibiruhuko igiye gutanga konji y'iteka ryose kuri bamwe. Imana ije gutanga konji ihere mu mpande zose ije gutanga konji. Nukuri ije gutanga konji pe, ndabivuze, ije gutanga konji. Mu gihugu cy'u Rwanda ije gutanga konji, ije gukora icyo bita shanjoma. Mu Burundi ije gukora tanga konji, ije gukora icyo bita shanjoma. Muri Kongo ije gutanga konji, ije gukora icyo bita shanjoma. Yarambwiye, imaze kumbwira icyo kintu ngo nze ngitangaza, ko ngiye nta kintu naza gutangaza nta gisengeye, banze menye ibyo ari byo. Irambwira ngo nze mbwira abantu ngo nibwo amagare yaza menshi, kandi aya magare aje noneho yikubye ubwinshi mwabonye. Yari ukubiye Imana, ari ikimenyetso cy'uko ibyo yavuze iri kubisohoza. None ije gutanga Imana y'amagare menshi cyane, kuko noneho ije kuropora abishaka. Irambwira ngo mbwira abantu ngo bera imbuto ishaka, baba urutoki rwiza rw'Imana rwera indibu. Mu Burundi ho Imana irabibasiye. Mu Burundi Imana irabibasiye kuko abakomeye mwagiye murya abakene. Imana yamwe ngo nzangariza igihugu cy'u Burundi ko Imana ibibasiye cyane, ije gukora icyo bitashanjwe, harabije gusezerera, harabije gusezerera burundu mu mirimo, bamwe mu mirimo. Irambwira ngo nzaza mbabwira Abarundi kuko yabonye gutaka kw'Abarundi, yamwe ngo kwayigezeho ije gutanga konji kuri bamwe bo mu Burundi, kuko bamwe mwakoze ibyaha muri jya abakene, mutsikamira abakene. Imana yarambwiye ngo nzaza mbabwira ngo yarabyumvishe gutaka kw'abakene, ku gusuza umutima kwabo yarakumvishije. None rero irabibasiye Abarundi, irabibasiye nukuri, kuko Imana ije kandi ije ari urangiza rwa burundu. Hari ibyo ije kurangiza, ije guca umudugararo, kandi igiye kuza. Hari ibyo ije kurandura ihereye mu mizi. Hari ibintu ije kurandura ihereye mu mizi. Hari abakiranutsi batatse, Imana irabumva. None rero biteye kuza kureba mu rutoki, urutoki rutari kwera inzabibu, iruranduremo. Izo nsini ziranduremo. Iziranduremo. Izindi tarandura, izimizu imvura, isenye n'uruzitiro, isenye n'inkiki, runyukwanyukwe. Ihene zizarurya, imbwa zirurye, zirutambukemo, inka zikanyage, kuko ruteze inzabibu nk'iz'Imana ishaka. Reka dusenga Imana. Uhagaze mu kihe cyiciro? Mvuze dutya kugira ngo ari abantu bampaye, hari abantu bagiye bambwira ati gukora ibiganiro birebire ntabwo tubirangiza, mujye mukora duto turangiza, reka dusubikira ubutumwa musubikira. Mise mbivuga vuba kugira ngo nanze kubitendamo kugira ngo dusenge. Ese uhagaze mu kihe cyiciro? Uri kwera inzabibu cyangwa uri kwera indibu? Mwene data munyamasengesho, unaho nkurikiye udasenga, reka nawe urira kureba, kuko Imana niza ntabwo izareba kusenga gusa, n'udasenga izamugeraho. Kuko niba abakiranutsi bari gusenga, abanyabyaha bakabona umugisha, igihe abakiranutsi batabonye uko basenga, abanyabyaha bazagerwaho n'ibibazo. Uburwayi buzaza, ibyorezo bize, kuko uruzitiro rwamaze kuvaho. Reka dusenge. Uruzitiro ni amasengesho. Imvura ni umugisha Imana iha abantu bayubashye. Inkike ni uburinzi, ni ihema ry'Imana. Ese aho nuri kwera indibuka waravuye mu ihema ry'Imana, mu burinzi bw'Imana? Ese aho nuri kwera indibu, umugisha Imana kabigiye kugukupira? Ugiye kumbwira ati uje wigize Imana, ko hari abantu benshi bajya batubwira ngo uje wigize Imana. Ntabwo nigize Imana, ko ndi intumwa y'Imana, ndi mikoro y'Imana. Hanyuma rero kansengera umuntu wese wasambanaga, wangaga itabi, wangaga urumogi, wari warasubiye inyuma, waretse kuririmba, mbese
wasuyima mu buryo bwose, nawe usigarota uri mu marimbi, usigarota uri kwikinisha, usigarota uko ari ibi byangwa n'amasohota gusambana n'abadayimoni, kuko wavuye mu bwiza bw'Imana. Iyo uvuye mu bwiza bw'Imana, imbwa, imikoshi, imikasiro, ibintu byose biraza bikakujyaho. Reka dusenge. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itajya kuna sifa na dry pele wa shalawi ewa na dry peni wa shando bena sifa na draya. Narivuze ngo umuntu wese arudukurikiranye akaba atsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, nyemera Yesu mwambike imbaraga zinesha ibyaha, nyemera Yesu magarika ku munara wawe, aho murebe ukamwishimira ukamumenya. Imana ishimwe. Nari nsengeye abantu bose kuko umbwenguje mu bihugu bitatu uje gukora icyo bitashanjoma no gutanga konji, kandi konji yiteka iteka ryose. Nari mbazaniye ubutumwa mw'intumwa wari wantumye, hanyuma nyemerera Kristo mwene Dawidi, nyimara kubagezaho ubutumwa, nyemera umuntu wese ubwumvishije ahindishwa n'umushyitsi nabwo, kandi utsindwa n'urubanza rw'ibyaha, Mwami umubabarire. Kandi washaka kuva mu ruzitiro rwawe, unyemerera Kristo wongera umusubizemo, wumva atsinzwe, umwambike imbaraga zo kuguma mu ruzitiro rwawe, mwambike imbaraga zo guhagarara atsindwa n'uburiganya bwa Satani, mwambike imbaraga zo kwera inzabibu ntiyari ndibu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwagabanya umubare w'abagwa, wongera umubare w'abakizwa, none n'iteka ryose tuyamaze twizeye kubwa Yesu Kristo kiranuka. Amen. Kora share, like, comment, usangize n'abandi, hanyuma ugende kuri channel yitwa Elia Official. Nimero yanjye ni 0785 777 34. Ntacyo Imana Elia. Ukamamagara ufite gahunda, ushaka kungisha inama, ushaka gusengera, ibindi iyo hirya y'abyo ntabyo nzi. Imana ibahe umugisha.